ko ari umusumu w'abaro kubera ko abanyamakuru batigeze bavuga yuko ari umwanzi w'igihugu inyangarwanda bashatse kuvuga ko ari umuntu wahoze ari ministiri yose ama Ben Laden yapfuye ntago bavuga ngo wahoze ari umwantrepreneur ngo muri Arabia Saudite ngo yatabarutse baravuga ngo umwanzi wa Amerika umuteroriste jihadiste extremiste yapfuye kuba rero abanyamakuru batarivuze gutyo byarambabaje agasozi kagapfushije umurozi kaba kabonekewe nijoro gasoze gapfushije umurozi kaba kabonekeye nijoro cyese nimba utemera ko yari umurozi mbona ari umwanzi w'igihugu utekereza yuko hatari abantu bafite inshingano zo kurwanya abanzi b'igihugu mu gihugu babihemberwa kabiri utekereza se ko bampaye inshingano zo gukora uwo mwanya ntawe ukora gatatu utekereza se ko uretse no kwipfusha ntafata mashini gani nkayikwerekezaho wari kuba waramwerekejeho imbunda kera ibyo muvuga byose nta numwe muri mwe wumva video za ruko koma nkangiye kwikondera ndazumva zikarangira ko nta kibazo mbafite cya mega ndazumva pe mwarazumvishe mukamenya amagambo yavuze mukabona munazi ingaruka ayo magambo yagira kuri societe nyarwanda indangiza nupfa ngenje kurira kandi wowe nta kibazo wari ufitanye nuko bibiri bya gatatu by'abanyarwanda byapfa biziyica se no nashingura umuganda uzababara aryoze ngira Osama we ntafite aho yashyinguwe tuzagende wenda turebe mu muco wa kinyarwanda abanzi b'igihugu aho bashyingurwaga ko nticuje si ibyo navuze kuri RNC bakamenera benzi ko ntabyicuje unje kwicuza ibi ngibi oye ariko se koko umugabo agomba kugira ibyo yizera agomba kugira ibyo yemera kudafite imodoka barana umugabo agomba kugira ibyo uyu wakumeneye imodoka ejamene umutwe imodoka bashyiremo na nyakatsi undi akavuga atoya Tito kuvuga adversaire noneho byagutunguye nagaye ko warubyiteze icyambere Tito afite imyaka myinshi afite unaribonye bwinshi kabiri Tito areba ari kureba ntago mvuga vare indeba kure cyase jimeri Tito afite jimeri z'umwuka angora kubikurura Mutabazi agishijwe inama twohereza indege ya Rwandeya ifate twagira Mungu ashingurwa i Rwanda ashingurwa i Rwanda point yawe ugizwe umujyanama cyase umugishwa nama point yawe aho ngaho niyi bo twabanza tukicara tukareba raporo contre tukareba point zose ariko ngiye kubabwira ngo bamuzane nababwira ni reka mbabwirire impamvu tugomba kumuzana tumukorera imva tuyandikeho ngo ikigwari sakanizere ko mumeze neza nizere ko ari amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe nuko gahunda zimeze turakomeye turashima Nyagasani utameze neza ihangane n'isi n'ubuzima niko imera uyu munsi abari sawa ejo akaba atari sawa ihanganire kondisiyo z'ubuzima waba uherereyemo aho bitari byiza nyine ihangane kandi usenge Nyagasani ni Albert yosaba ni Carlos TV ndetse na Baraka TV icyarimwe kuri screen zacu tugiye kuganira na Apostle Mutabazi Moise niwe tugiye kuganira ngira ngo mwamaze kubona ko tugiye kuba turi kumwe nawe iki kiganiro ndagushishikariza kukireba ukagisoza ko ndizera neza nkomanywa n'umwuka kuno munsi turavuga ibintu byiza abantu bagomba kumva bakarangiza Apostle meze neza ya ndamoro ndashima Imana urakomeye ndakomeye mwami arankunda ndamahoro Rwanda rutamutabazi ku bwami nta utera umugere ku muhunda Yesu aracyari ku ngoma cyase Yesu n'umwami cyane abari umwami rwose nguwe neza mbaye costume nziza ni kote costume ni full panel nanuze yewe nibyo se niko bavuga se n'ubuntu bw'Imana n'utubara dushukana kubera ibyo byuma ariko ntabirenze nambaye nk'abanyarwanda bari average baringaniye bidahambaye ariko nanone nanone ntago umunyarwanda wese abifite da ikindi hari no kuberwa gutangwa n'Imana nuko gasanga byose bibereye guhesha Imana icyubahiro cyane urabona nkanjye mba mberewe kandi nambaye imyenda y'ibihumbi 3 bene iyo myenda uzi kwicagura neza buriya namye ndi umuhanga wabyo nibimba nambaye usanga ari ayo make kera nakunda kugura ishati za 2 n'iz'igihumbi ndacyazifite niyo nguzi za 25 zimbera mbugeranyije nizo naguze cyane zira shati ubwo nizo zari sawa cyangwa tukizigura nari gucagura amashati meza no yukaguye ha ubona zisawa yukaguyeho cyakora zitinda gufata ipasi cyangwa ipasi ni ikibazo byo ariko ziba zigoye cyane nk'imitwe y'abantu bamwe na bamwe ngiye kumva kino kiganiro Apostle tubahaye ikaze ni amahoro
bamvuze ngo nk'imitwe igiye gukurikira kino kiganiro nka kino kiganiro harimo umuntu wandika comment nziza harimo wandika mbi ariko comment igihe cyose ngiye comment zose njya nandika iyo nanditse comment kuri YouTube muri comment section ndangiza ntangira cyangwa soza nandika ni Aposo Mutabazi mani magambo nkubwira ndinde kandi mpamvuga gutyo nuko nzi ko abanyarwanda bose yumvuze gutyo bamenye nzi ko ntazwi nakandika nitwa Mutabazi Kabarira Maurice kagira n'ibintu nshyiraho biratuma umenya ndinde nyine nyirizina ndinde bari abantu rero bandika batavuze ari bande bagahita kubitamo hari igihe wanariza ibyo bari kwandika mugasanga abanyarwanda bifitiyemo umuco ko abantu benshi basirimutse cyane basobanutse bize banyabwenge b'abahanga b'abagabo ntibakunda kujya muri comment bakabaye bajyamo ariko ntibakunda kujyamo niyo afite mu comment ahubwo ayikubwira muhuriye nk'ahantu akavuga nakigabonye ikiganiro nagitekereje iyi comment yanjye kuri cyo yari iki ariko byo kuvuga ngo arajya muri comment bajyamo bake sinzi impamvu rero abantu banyweye icyuma abantu banyweye kore bafite depression okay la majorité yabo ari bo bari bibereye muri comment nango muze ngo 100% bose niko bameze ariko imibare minini niyo ureba comment uko yanditse ni nka kwa kundi uri kuri radio shiduka message bakwandikiye wanareba ukuntu nta twitsa amagambo afatanye ko bati amashuri y'umuntu unsabye kuyagereranya nayagereranya ntago bisaba ibintu binini rimwe na rimwe usanga muri comment harimo abo bantu abantu badafite akazi b'abashomeri birwa barya abana birwa ku cyuma harya bagiye kuri wireless ya free ayikurura ku muturanyi barya abana hari n'uyandika abafite akabando ka 500 nakireba amasegonda 3 agahita koherereza ari nijya koherereza bijyanye nuko asanzwe gutekereza atitaye ku cyo wavuze so abantu ariko ntacyo bitwaye uko ku rundi ruhande magaciro ko ureka abantu bagatekereza uko batekereza bakavuga ukuri nkuko kuri mu mitima yabo niko Bibiliya imbwira ngo wakavuga ukuri nkuko kuri mu mutima we ariko nanone ari ikintu umuntu akora nyine gituma mutekereza uko ndi kukubwira yego Aposo abantu comment ubundi bigomba kuza igaragaza ibintu bimeze nka fact wavuze gutya hano ukuri nuku gushingiye kuri rinyurabwenge n'ubu buhanga bujyanye n'ibi igitabo iki niki kivuga gutya cyase havuga gutya cyase bivugwa gutya noneho umuntu ukamugaragariza uburyo ikintu yavuze atari cyo ariko hari umuntu azagahita tukana agahita akubita ikintu kigaragara yuko ari cya gishumba biraho Aposo abantu bajya bandika commentaire nyinshi cyane njya nzireba uri Aposo ariko ukabihuza nuko ushaka gutanga igitekerezo muri politike tujya dukunda kuba twaba turi kumwe cyase tuganira kavuga ati abantu benshi bamuza no kuba naba ndi umunyapolitike abandi bati kuba mukozi w'Imana byorese warayobye bla bla ibintu nk'ibyo kuki abantu benshi muri commentaire bahuriza ko Mutabazi uri kwibeshya nta mwanya ushobora kubona mu guverinoma icyambere abantu bajya muri commentaire nakubwiye ko nta no gukora mu kagaro urimo icyambere nabikubwiye kandi tubihurizaho nge nawe se abantu bose bandika muri commentaire ntacyo bakora mu nzego runaka muri kigo turabihurizaho ko nta ujya muri commentaire abo mu nzego muri kigo bajyamo bagiye kuzisoma ariko ntibajyamo bagiye kwandika ngo maze guhuza nanjye se ko twabihurijeho icyo ndi kuvuga ntabwo abajya mu myanya n'abatajyamo baba muri commentaire zo mu Rwanda ni gake bandika muri commentaire ni gake pe so rero abantu batari muri izo nzego bakaba bafite ibintu bibagendagenda mu mutwe kuri Mutabazi batekereza nibo bireba kabiri ngiye ntacyo bintwaye kuko ndi umuyobozi rero icyo akora nuko aho yibonamo ko yagira umusanzu yatanga ugakemura ikibazo akemura icyo kibazo akaba umunyamumaro ntago buri mu ntambara z'imyanya n'amaposition nimba nk'urugero ntanze igitekerezo icyo gitekerezo kikagira uruhare runaka mu kuba ibintu byanozwa umumaro wanjye mba nawumaze ibindi bisigaye ntago mba mbira ndajwe ishingano ibyo by'imyanya bavuga kabiri abo babivuze nakubwiye ngo ntibajye bavuga baribo ngo byibuza nabivuga burya nk'umuntu waza akabivugira kuri mikoro ni aba ari byiza uzi impamvu nuko ejo biramutse bibayeho
yazagira shame do yazajya ajya imbere ya kamera kumva afite ikimwaro kaka clip bakakamukinira nawe ubwe akitekerezaho. So rero uwo muntu kuko twamaze kubona ko nta byashinzwe mu gushyira abantu mu myanya, reka tuvuge ngo data umubare katazi ibyo avuga n'ibyo akora. Sibyo? Kabiri, ntagaze ubushobozi bwo batanga imyanya mu Rwanda bwo kuba uwo muntu ubona atuzuye. Hari ijambo tuvuga ngo ntihamagara abakomeye ahubwo iko ntago hano ushobora gusanga ari abantu bafite ubwo buhanga bwo gufata uwo ubona katuzuye adashyitse atujuje ibiro bakamufasha kubyuzuza. Kuko neza atekereza ko Mutabazi atiga kandi atiga vuba, cyangwa se nta muntu wabasha kumubonamo ko umufashije guhindura hagomba guhindura yafite ingana kiriya cyangwa kiriya. Ikindi gihugu cyo gifite ibintu byinshi ku buryo ushobora kudafite ingana kimwe yafite ingana ikindi. Hari n'ibyo bameze nk'abasazi bafite ingana byo n'urugero bitewe n'ibyo ari byo kandi nabyo ari mu nyungu z'igihugu. Mutaba ejo bundi nta minsi mike iciyeho wegeze kuba minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda kuva 94 kugera 95 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Twagiramungu yitabye Imana. Uti njyewe nashimishijwe no kuba yapfuye. Urashaka kuvuga ko ushimishijwe nabyo cyangwa ndi gukotinga amagambo ya Apotre Kabarira Moise? Kambaza nta kibazo ndahari. Ati nishimiye ko Twagiramungu Faustin yapfuye. Niko byanditse, ninjye nabyanditse narabivuze, bimeze bite? Urabivuze. Urabivuze. Navuze yuko ari umusumu w'abaro kubera ko abanyamakuru batigeze bavuga yuko ari umwanzi w'igihugu inyangarwanda, bashatse kuvuga ko ari umuntu wahoze ari minisitiri. Yose Ben Laden yapfuye ntago bavuga ngo wahoze ari umwantrepreneur ngo muri Arabia Saudite ngo yatabarutse. Baravuga ngo umwanzi wa Amerika, umuteroriste, jihadiste, extremiste yapfuye. Kuba rero abanyamakuru batarivuze gutyo byarambabaje. Bazi ikibazo cyawe neza. Amagambo nari navuze ntago uri kumbaza title banditse ku gigano kandi nge sinkontrol title bandika. Kandi cya kabiri nta nubwo ndi kwitandukanya n'iyo title kubera ko ndi kumva wayikoze iraryoshye. None se irabishye? Nakubwiye ngo Osama bin Laden yapfuye. Ahubwo umuntu akagize ikibazo nuwandika amagambo ngo yo ayo magambo niyo yaba arimo ikibazo kuruta ayo wavuga ngo umwanzi yagiye. Agasozi kagapfushije umurozi kaba kabonekewe nijoro. Agasozi gapfushije umurozi kaba kabonekeye nijoro. Cyese nimba utemera ko yari umurozi ideologically. Yaroza urubyiruko rwinshi mu buryo bwo kubatoba mu bwonko, ashyiramo imitekerereze yatuma tujya habi itandukanye abanyarwanda. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu niguraguraho ngo navuze ibi. Ntabwo ubyicuza ko wabivuze? No, ubyicuza afite icyo ashingiraho n'intege nke zibimutera. Wenda ahubwo itangira uhera ku kambere ujya ku ka kabiri. Ubundi nimba mwita umwanzi w'igihugu n'abanyarwanda niwe cyangwa siwe. Nimba mugeranya na Osama Rusesabagina nkamugeranya na Ali Zawahiri nibyo cyangwa sibyo? Yaho nicyo kibazo. Utapfa kugusa kunyegereza avuga ngo na adversaire, ubwo hari impamvu babivuze iri politiko. Nanjye iyo nza ko mfite ubunaribonye bwabo na position bafite wasanga ariko nari kubibona ari nako nari kubivuga. La politique sera possible pour mieux gérer les apparences. Envie de consolider et contrôler tout le pouvoir, c'est-à-dire la régime armée et la colère du peuple. Wasanga ari kugera la colère du peuple. Wena nanjye jo nziga kugera iyo colère. Aho no kwibaza. Kabiri, ese ntiwaba uri kubivugishwa nuko par principe ou bien par idéologie ou bien par belief? By belief wizera ko nta muntu wakabaye anezezwa nuko hari wapfuye. Donc aho dukurikiranye ibintu wibaza impamvu uri kwibaza, uri kumbaza ibyumbaza cyangwa se uri kwibaza ko byo uri kumbaza. Yego. Sibyo se? Kukerega hari ibintu tugomba kwemera. Abantu ntago twizera bimwe. As long as rero nshobora gusobanura ibyo nizera n'uburyo mbyizera naho n'uburyo nubaka igitekerezo cy'imyizerere yanjye. Yego. Ubwo urantega amatwi unyumve, wenda ubashe guhuza n'ibyo nemera, cyangwa se uvuge ko nawe hari ibindi wemera,
cyangwa se wenda uvuga uti ndi ikibura buryo ntabyo mfite nemera ngibyanjye ndi nyamugiyeyo bigiye nyamwemera ibyo bamfuritsemo cyangwa se bampfundagiye ariko ngiye nemera yuko nese kankwereka utekereza yuko nimba wenda mbona ari umwanzi w'igihugu utekereza yuko hatari abantu bafite inshingano zo kurwanya abanzi b'igihugu mu gihugu babihemberwa kabiri utekereza se ko bampaye inshingano zo gukora uwo mwanya ntawe ukora gatatu utekereza se ko uretse no kwipfusha ntafata mashini gani nkayikwerekezaho ndamutse nakuraberinze nk'umwanzi w'igihugu ibyo se bisaba kugira ibyo nabikora ndi no mu mwuka mvuga mu ndimi ibyo ntago ari ibintu rero ujya kumbaza ngo wenda ngo bimbaze ngo mbanze ngo nisobanure ngo urumva nyine ngo nyine ngo yegwe ngo urumva ngo mwanyumvise nabi ngo yusi ngo nditandukanye nabyo kuri Mutabazi ahubwo iyo uza kuba mu mwanya ngo bareba cyangwa se bashinzwe kuba bagirira cyangwa se bavuga bati uno ni umwanzi w'igihugu turamugenza nute wari kuba waramwerekejeho imbunda kera ibyo muvuga byose nta numwe muri mwe wumva video za rukokoma nkangiye kwikondera ndazumva zikarangira ko nta kibazo mbafite cya mega ndazumva pe mwarazumvisha mukamenya amagambo yavuze mukabona munazi ingaruka ayo magambo yagira kuri societe nyarwanda wavuga nk'ibyo mvuga buka kuba gatatu ibintu by'u Rwanda bamwe mu bikinamo mumeze nk'abari muri rerere na saye na rerere na rene na papa n'umuzungu mama ni Suzanne ariko ntago ari uko bimeze u Rwanda amateka dufite umuntu wa parivena kuvugisha abanyarwanda akoresheje imvugo ibyo bintu abapakiye mu mitwe bigatuma igice kimwe gihagurukira ikindi cyangwa ikindi gihangana n'ikindi uwo muntu ni mubi kuruta umuntu uteye igitero cy'abantu igihumbi bateye ku Rwanda umva nkubwira mu Rwanda cyase mu Rwanda bitewe n'amateka dufite iyo ni statement ya Mutabazi nanditse u Rwanda bitewe n'amateka dufite icyaha kitihanganirwa si cyo wakoze nicyo wavuze yapfiriye umunsi umwe na Colonel Ruhinda kuri njyewe Ruhinda byo nakabazo toto hari abana bacu batojwe bo kwakira Ruhinda kinyamwuga bakamwakira na yombi ariko biracyari challenge ku muntu ushobora kubiba mu bantu ibi batandukanya biracyari challenge kabiri yigeze avuga ngo ndabivuga nimba ngo ndanguruye ngo sindi kurwanira ubutegetsi ngo ntarwane mu myaka 25 ngo ubu ngubu ndi kubara iminsi yangiye ko bigaragara ko yarazi kasigaje mike namaze amezi mbona mubura ku biganiro bya YouTube noneho ndavuganiye umuntu ko yabuzera bakajya bamwe bahwihisa ngo ararwaye ntawe umuntu yaba yararembye kuba ataboneka imbere ya kamera nuko azi ko nza kumubona ku kiganiro kimwe yaje kuri kamera ari nacyo yakoze bwa nyuma murebye ndavugana amazuba yawe asigajeho ni make pe yaravuga ukabona ko koko pe ageze kwitegura gupfa so ariko icyo gihe nyine avuga ngo ubu rero ndi kubara iminsi yanjye ya nyuma ngo ntago ari cyo gihe narwanira ubutegetsi aravuga ngo sinzi uko byari bikurikiranye ariko byageze aho umunyamakuru amubaza ngo none se ngo urahamagarira abantu kujya muri FRN uribuka ko muri 2019 yakoranye mu biganza ubiye bitaga MRCD bakorana mu biganza no witwa Rusesabagina ubwo yabanje kwandosa FDLR no gukorana nayo bien sûr arangije nyuma ari mukajya gukorana na FRN so ngero mu Rwanda sinzi imikino mukina kandi mujya kwikina ntimukayintumiremo nimba nta muntu wakoranya na Osama bahereza muri Amerika ukorana na FDLR nge ndamuhereza cyangwa uransaba kumuhereza ngo bijyane he byungura iki abanyarwanda bano gito ngo ariko ngo nama politike ngo nama opposition no muri Amerika opposition yitwa ba republika uyu munsi ejo wenda nibatsinda amatora abademokrata bazaba ari opposition abo bose nta ukorana na Osama ubamo nta ukorana na FRN itera Amerika nta nukorana na FDLR itera Amerika ibyo bintu rero byose
ntago ari ibintu njye nigoragoraho nzi ko iyo bivuze hari abantu bavuga ngo namukundaga ariko birakureba njye ntabwo naje kwikundishaho nta nubwo naje kwiyamamaza ujya no kunkunda ntago nashyizeho amatora byari amahitamo yawe nk'uko ari amahitamo yawe kutankunda nta n'indwara bintera yewe na Yesu yari afite abantu barenga 10,020 baragenda bareba bazana ba Petero ati namwe murashaka kugenda njye gutoranya abandi ku nyanja Galilaya nta kibazo rero abamwita intwari ku cyawe giti wabagezeho ikibazo cyangwa bari mu kuri kwabo bazabanze basobanura icyo bita intwari n'ubutwari bwari bwo noneho bansobanure nimba ubutwari no gukorana na FDLR nabyo ubwabyo ari ubutwari ese ubundi umuntu ukorana na FDLR na mambura wa FDLR ubatandukanye ute ese ubundi cyari ibintu umuntu ajya kunsobanura nkavugane kugira ngo tutaza kubigonganiramo reka nicecekere ariko ngiye cy'umutima wanjye wemera cyemera Tetero Telemana ati uriya ni adversaire ibintu bashutse abanyafrika yuko gufata intwaro kajya kurwana nabyo ari politike bigomba kurangira twageze muri generation bigomba kurangira kumva ko no gufata intwaro byitwa politike ese aba politike nta ntwaro ziriho kabiri kabiri kumva ko izo ntwaro zazo zirwanisha mu baturage bapfa ntacyo bitwaye ngo nabyo byitwe politike sindabona umuntu ujya kurwana nta gihugu kitagira ahantu hadatuwe ngavuga ati njyewe ndagenda njya ahantu hadatuye ngira izo ngabo ntimuzi dusakirane kabiri mbwira abaturage ngo mwimuke ntabwo mbona buri wese abashaka kurwana mu baturage bapfa rero njye Mutabazi nze mwita intwari kuko ngo yahamagara abantu kujya muri FRN irasa abantu Nyabimata FDLR irasa bizarasa ivuga ngo irashaka ngo kuzatahukana na Kisekedi n'abazarendo bakamara abanyarwanda nibashaka gukora opposition bazaze mbigishwa bakora opposition nimbi nakenewe I don't know hari igitabo byanteye guhita nshaka kwandika cyitwa ngo dumana na chapitre zacyo namaze kuzigira pe igitabo cyitwa ngo African opposition to do list nimba ushaka gukora opposition muri Afrika uzaze nkubwira ibintu bitanu ugomba gukora kandi muri ibyo byose usanga nta na kimwe buzuje cyabuzuje kimwe cyonyine kuki wumva ko ari wowe wese ibyo uzabandikira ibyo byuzuye kuki wumva ko ari byo byanyabyo nuko mfite umutwe bo bakaba bafite ibindi bintu ntazi byari byo nuko ngewe mfite urukundo rw'abaturage bose nzi ibindi barimo niyo nashingurwa mu Rwanda uzababara ngo harinda uzavuze ko hazapfa ngo 2/3 kandi ninde uzabimara si 2/3 nyine ni twebwe twitwa muna ngo twitwa rwara ngo turi mu mashyamba nindangiza nupfa ngenje kurira kandi wowe nta kibazo wari ufitanye nuko 2/3 by'abanyarwanda byapfa biziyica se no nashingurwa mu Rwanda uzababara aryoze ngira Osama we ntafite aho yashyinguwe tuzagenda wenda turebe mu muco wa Kinyarwanda abanzi b'igihugu aho bashyingurwaga erega abayirimbira ry'intwari bazashyira n'iry'ibigwari azirongaza bamushyingura mu irimbira ry'ibigwari nge nta kibazo mfite agiye muri ry'intwari nibyo byaba ikibazo nubundi se ko nabandi bajya amatari nge bashyiramo umushizemo yaba afite impamvu ze igihe tutaganira ngo azinsobanurire namwubahira icyari cyo nanjye nkabika icyo nemera mu mutima wanjye cyane yuko ku mpamvu za politika nta kidashoboka na Rusesabagina twaramurekuye nazo nuko twari tubikunze nuko politikari ureba ku nyungu ureba ikizana inyungu y'igihugu n'abanyagihugu kurenza caprice zawe n'amarangamutima nibyo twakitukuri politika ntago ari ukuri 100%. Politike no kureba icyakugeza ku cyushaka kugeraho kurenza ukuri. Wumva nta gihe kizagera kwicuza bino ibikize kontra no kubivuga ibingibi nkagirirwa ubunange ejo nkapfa no ibyo ntayo bihuriye n'abantu bazana utwo tuntu tw'ubwenge buke ngo ariko ngo nawe ejo wapfa none se bundi ngo ko nzaba iteka ryose ariko ukuri ni ukuri icyo nemera nicyo nemera nawe cyawe kidefande kuki umuntu ibintu bye ngo ugisinza apfukamira umututsi urashaka gufata abanyarwanda ugahita wongera ukabasubizamo ibice bibiri byitwa
tutsi na hutu urumva ibyo ntitwabivamo turacyarwana no kureba yuko ubwo burozi twatamiye twaburuka twabikuye mu irangamuntu at least uyu munsi n'ubyirata umuntu akubwiye ngo jya kuri Sonatube urobanure abigice witi cyawe ntiwababona wabakura heze ubwo bizagera mu myaka 50 iri imbere byarashize burundu icyo tureba ari kuvuga ngo ngiye mfite ibitekerezo ibi bya politike nawe ufite ibi ngibi kana kabihuza na kana kabakakora itsinda rya gipolitike namwe mugakora iryanyu mugahanganisha ibitekerezo ngo nzabyicuza no ntabwo ibyo vuga ngo nzabyicuza ko nticuje si ibyo navuze kuri RNC bakamenera benzi ko ntabyicuje unje kwicuza ibi ngibi oye ariko se koko umugabo agomba kugira ibyo yizera agomba kugira ibyo yemera kudafite imodoka barame umugabo agomba kugira ibyo uyu wakumeneye imodoka jamena umutwe ariko ibyo ntago ari ikibazo ntago ari ikibazo umugabo wese agomba kugira ibyo yemera kuryo yanabipfira kabiri agomba kuba afite ibintu yamaze kuvanga ibyo nanabipfira unapologetically agati ibyo nanabipfira ibyo rero ntacyo twaraba dukurikira ibyo bintu by'abantu bumva yuko abantu bazahora mu ntambara nabyo byitwa politike oya kuvuga ko abantu hari ibyo batekereza mudahuza ari byo numvisha uri kumbwira ngo by'abadiveriseri nuko naba ntekereza yuko amamodoka atagombaga kuba kuri Kicukiro hari imodoka imwe ibyo nabivuze no mu biganiro ntago nigeze mpamagara abantu kujya muri referendum kandi urabona ko Minister Dr. Jimmy Gasore yahise abishyira aravuga ati byibuza kuri buri linya agomba kujya abantu imodoka ebyiri imodoka imwe ni kwigiraho nabi ujye ugenda n'indi nigwa service mbi kuko hajemo concurrence capitalisme no muri Amerika nicyo kintu birinda ko hagira umuntu ugira monopole agomba kuba ariho byibuza babiri ukaba ufite choice hagati y'uyu cyangwa uyu yes so mu byukuri rero uko niko kuvuga ngo dufite ibitekerezo bitandukanye turabadiveriseri kubera ko uvuga ngo imodoka bashyiremo na nyakatsi undi akavuga toya Tito kuvuga adversary noneho byagutunguye nagari ko warubyiteze icyambere Tito afite imyaka myinshi afite unaribonye bwinshi kabiri Tito ari kureba ntago mvuga vare indeba kure cyase jimeri Tito afite jimeri z'umwuka cyangwa se za gipolitike ashobora kureberamo bikamutera kuvuga imvugo ngewe ntazi wenda impamvu yivuze ariko iyo yivuze nka gutyo byo usa n'ubizirikana ukabyubaha ukamenya ko ari impamvu ariko ntago bisobanuye ko nanone sinagweza ko politiki cyari cyo erega ari impamvu ujya kumva Ingabire Victoire ari monogoje ari komoyati ati 2024 rega natwe tuzateramo kandidatire kandi wari mu mategeko ukabona atamwemerera kuyitanga kajya kumva Padiri Nahimana terega nanjye nzamanuka nikwije kajya kubona ukabona habayeho urukiko rwa Gakire ukabona bamushinja passport y'indyogo yaryogowe na Padiri dutire faso ibihugu byacu bidafite umutungo munini bampatse ibihugu hari ukuntu baturunda hejuru amakara yaka ku mutwe batupakiramo ibintu bikadusaba gukoresha imvugo tutavuze ku bwa Karege kubera ko turi kubona niki gikenewe niki cyazanira inyungu abaturage bacu b'abanyarwanda hari n'abandi bazi guprofita ibyo bintu rero umuzungu ubwo ashaka gushambarida cyangwa se kujagaraza u Rwanda n'abanyarwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda reka natwe duprofitire muri icyo kintu kimeze gutyo so ariko nta munyarwanda wakabaye aha umwanya umuntu ushaka kubakira imbaraga ku bazungu akumva ko we nzaca mu muzungu nta ibindi byo ntago mbyitayeho kandi agashaka kwigira umwana mwiza aho ngaho sinshaka kwinjira kuko Tito no ariko nkaburiya ugiye kubona ukabona ikindi Tito ashaka gukoresha ibyo yizera bimubwira ngo iyo umuntu yapfuye nta umuvuga y'ikibi ashaka kubikoresha ariko abyizera ibyo nabanje kubwira yuko tushobora kubyizera bitandukanye ntago abantu babyizera aho bihuye ibintu nk'ibyo nkaburi ugiye kubona ukabona Nahimana aje kwiyamamaza i Kigali 2024 nakubwiye ngo ahari abazungu Rusesabagina dushiduka mu gukora inyungu z'abanyarwanda twisanze
tubikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikakorwa kuko hari inyungu dushaka kugeza ku banyarwanda kandi ntabwo turi buzihagarika izo nyungu kubera iyo nyankarakata. Mutaba wari ubigarutseho uvuze uti Gakire yisanze i Kigali cyangwa se ari i Kigali kuburana pasiporo y'injogo ya Nahimana ngo n'uwayimuhaye nyine nawe niwo muryogo ubwo nawe dosiye zaba ari rumwe urubanza ni rumwe mbese make rwa Nahimana Gakire se buriya ni rumwe buriya we Nahimana ashobora rero aramutse aje yizaniye ubutabera yaba tugiriye neza cyane. Ariko uzi kubona umuntu yizaniye ubutabera ati ndaje wamunganya iki se? Rwose ibyo bintu bari sawa cyane yabagize neza. None se ko nimba umuntu urukiko rwakase rukanzura ko pasiporo ari impimbano kandi hari uwayihimbye nawe akizana ibyo bintu wabinganya iki? Ntacyo wabinganya. Abantu bayize mbona ahubwo abo bazanamubwirire bati kandidatire yawe kutayihutisha babandi bo muri komisiyo akihagera batera amapingu ati se ko mwambwe ngo zane kandidatire kubeshya umwanzi w'igihugu nta cyaha kirimo. Reka bahita bamucakira. Mbona abantu besha umwanzi w'igihugu akisanga i Kanombe yarazi kagiye i Burundi. Naheze mbona abantu bate buri munyarwanda wese na buri muntu wese uzuye umwuka wera yarakwiye kubikora. Ukabeshya kubwiye nyungu za politiki. Besha umwanzi w'igihugu kugira ngo yisange mu butabera nta cyaha kibirimo. No uretse no kugira ngo yisange mu butabera no kumubeshya kugira ngo ahure n'isaso rya Kalashnikov nabyo biremewe. Umwanzi w'igihugu nyine ararwanywa ntago ari imikino nta nubwo ari imibabayiko nta nubwo ari ibifefeko nta nubwo ari kumuririmba indiza mu gitabo. Ase wowe umuntu wese wakoze tuvuge nk'umuyobozi wakoze ikintu kiza gukurikiranwa cyangwa se yagirizwa n'amategeko umushyira muri kategori y'abanzi b'igihugu kuko bwashyize nabonye bamoriki nka buriya Gasana Emmanuel wamushyize muri kategori njyewe philosophically ariko philosophically yego Gasana Emmanuel wamushyize muri kategori umuntu unyereza imitungo ya rubanda umuntu urya ruswa niwe mbara nkaho yakoze high treason ariko ni façon philosophique et idéologique muri njyewe mu buryo bw'amategeko hari ukundi bifatwa hari niko bimera ariko ku mushinwa arakurasa hari impamvu akurasa rero umushinwa uruswa ni ukukurasa hari impamvu akurasa rero n'umuntu ucuza drug ndetse nta nubwo akurasa gusa agukora icyo bita quick trial urubanza rwawe ntugomba kurenza ukwezi kitaraguhama no mu bujurire byose ni nuko kuraswa bigahita birangira ntabwo waguha igihe kirekire aragukwakwanya hari impamvu rero abikora nuko azi neza ko aribwo buryo bwo kurinda igihugu cye kwangizwa n'ibyo ngibyo yaba abacuruza drugs yaba abanyereza imitungo ya rubanda kandi koko birabihashya. Abantu bati Gasana Emmanuel yarakwiciyuhiro akagenda mu modoka neza ntagendemo kuriya nese ubone yagenze mu modoka neza wabonye yaraje nk'umuyoyongo yajemo kandi hari abandi ba generali baza nk'umuyoyongo azamo ndabazi babiri Rusagara na Ntuzo baza bo muri kiriya kivani cy'igikamyo yagiye gutya kugira ngo batamufotora biriya ntago nigeze menya nimba kubera arinzwe n'abantu ubona ko bakoze imyitozo yo kurinda aba VIP kandi iriya myitozo nge ntago nari mbizi nimba RCS yifite ntago nari nzi ko RCS yigira bariya bahungu rero ni abahungu batojwe cyane b'abakomando bari kumurinda kumuproteje ntago nenzi niba baramuproteje ngo ataraswa sinenzi niba baramuproteje ngo adatoroka sinenzi ko bamuproteje ngo adafotorwa muri ibyo bitatu nta kimwe nzi ariko hari kimwe nzi nuko ntago ujya muri pension ngo ari gutangira gukoresha ububasha mu nyungu zawe kandi warahoranye ububasha hari ikindi nzi hari impamvu biba bikugarutse uwo munsi nukuvuga ngo wowe icyo utizera nuko utizera ko biriya yakoze yabikoze kiriya gihe ahubwo uvuga ko byahereye kera uyu ntacyo mfite kuvuga kubera ko politike ifite uko yo itwara ibintu byayo njyana n'imivuza inkurikije igisubizo warompaye ariko philosophiquement et psychologiquement iyo umuntu akoze ikintu afite imyaka 50 hari probability ko yanagikoze mu myaka yatambutse hashize ni teori za criminology iyo usoma teori za criminology urabimenya ko ntago umuntu akora ikintu gutya kiturumbuka urugero rap cyangwa se aba sociopath abantu serial killers nk'abari aba kazungu usanga yarigeze aprovoke insandi urugero mu makuru y'akazungu mwakavarinze ntihajemo ikintu nk'icyo yashatse gutwika umuntu gutyo yashatse gutwika haze n'ibintu byo gutwika so nuwango hari ibintu science iba yaremeje ko umuntu ukora ibintu binibi hari probability ko mu hashize yakoze nibi cyane kandi umuntu ukora ibintu binibi byanga bikunda hari donc niba twamukekaga turongera igigero cyacu cyo kumukeka
bijyanye nuko twamubonye ko izi antecedent. So rero aho ngaho navuga ngo hari impamvu iri somehow political, maybe iri linked na n'umutara, ifite uburemere bwa gipolitike butuma bimera gutyo. Abantu bakurikiye iriya video bati Mutabazi akaye kazashoboka. Erega reka mbwire, ururimi nyine n'inyama yigenga, ibyo abantu bavuga nibo bireba. Nanjye ibyo navuze urabimbaza nkabyisobanuraho, nabi ibyo bavuga ni ibyabo biranabareba. Abo bantu nturi kumbwira nimba barabi Kigali cyangwa se iyo ngiyo. None utekereza ko Rukokoma ibyo yavugaga atari abantu bemeranya nawe 100% cyane. Abo ngabo se urajya muri comment bandika ngo iki? Kabiri, abo ngabo bumva ko ejo wenda bazaza bakongera bakica abantu, bakongera bagafata ubutegetsi ngo barwisubize, ngo barwigere babasubize. Babumva se nibahagira bazangira gute? Ikindi hari ikintu batazi neza. Ibyo mutekereza ko muzantwara, je m'en fiche, ntacyo bimubwiye, ntacyo bwashize bazamena umutwe. Ariko ikibazo utagomba kumva, icyo ugomba kumva ni iki? Ntago ngewe bindeba, n'ubundi sinzatura nk'umusozi. Ziriya modoka ni bande bayimennye? Byari bifitanye isano na RNC. No mu Rwanda abari abakozi abambasaderi ba RNC rero. Ndi gushaka kumenya ahantu perezida wa RNC witwa Dr Mutabazi avuka, kuko ngavuka ibyumba. Mutabazi ndera Etienne. Mbibaza abantu nka 30 muri chat. Umwe muri abantu 30 ashobora kuba yaratanze amakuru ko ndi kubaririza iby'uwo muntu, kandi nabibazaga by'amatsiko gusa ko umuntu kwavuga ko ngavuka muri byumba, ko nayinzi ko abakiga tutajya turwanira ubutegetsi, umuntu avuka kubaza nk'abantu. Ubundi Mutaba uhuzute politike no kubura umukozi w'Imana? Nibyo nahamagariwe. 4e dimension ugomba kugira influence politique économique. Kayivanga na religion. No, yampamagaye yarambwiye ngo ugomba kugira economic and political influence ku bihugu birenze kimwe. Ningeze imyaka 40 mbona umusanzu wanye nawe utanze, nzajya no mu bindi bihugu ngutanga. Nzajya no kwiga mu mashuri yajyanye n'ibintu bya gipolitike, ntanga umusanzu wanje. Nka conferencier n'ibindi bitandukanye. Ibyo rero byo vuga ngo hari utemeranya nanjye utanambwiye uwo ari we. Ninde muntu kwisi wari wavuga kemeranya n'abantu bose? Ntawe ndabona. Nta Papa, nta Donald Trump, nta Joe Biden, nta Putin. Ninde uzigera yemerwa n'abantu bose? Abantu bonyine babiri mu Rwanda bemerwa n'abantu bose ni babirira cyane bangahe? Babiri. Nutesira Antoine na Nuza na Cleophas Barore. Hari undi wo uzi? Nibo bantu byibuze utapfa kubona umuntu amuvugaho nabi muri comment. Barahari babavugaho nabi. Bake nyine barahari ko baraho. Abo ngabo ni babandi babarwaye mu mutwe. Umuntu uvuga kuri utesire nabi reka mite mukubwira. Ni wa muntu uri hanze bavuga uba wumva ngo kuba ari umupasiteri ngo yakabaye ngo ngo nyine ngo amera nka amerera nabi ubuyobozi bwo mu Rwanda ngo kubera ko ngo ari umuzunguzayi, ukibaza ibyo bintu. Tubona umuntu abarwaye mu mutwe. We kubwe umuntu yita muzima. Nuwatatse ubu buyobozi buri hano i Kigali akabubwira nabi, akabutuka, akabushinja ibibaho n'ibitabaho. Uwo muntu urwaye rero gutyo we tumubare nk'umurwayi, tutirwa tujya mu bindi. Uwo ararwaye ngo abarwaye uwo ni uzasanga arimo wenda agerageza kugira icyo avuga kibi kuri Rutayisire. Ariko abo bantu babiri ni abantu nziko impande zose ubona zibibonamo, zibikundira. Ubwo ni ubuntu rero bahawe budahabwa benshi pe. Ku cyabo giti tabaruka rya bariya ryuriya n'abandi bagiye bacika intege, ubona hari imbaraga cyase impact bigira ku ya mitwe yabo bise ya opposition? Uko byemera kose umunsi byibuze umuntu wari ufite imyaka 15 24 azaba wese yaripfushije atagihari, uko yazaba yaragiye kose, yagenda ari muto cyangwa se akabangana na mpyisi, adonka akabashaje bihagije byo kuba atafite imbaraga zo kwinyakura ngo akora ibyo ashaka. Icyo gihe hari ibibazo byinshi bizaba twaracitse, kuko icyo gihe ntago uzazuza. Kuko uyu munsi nta muntu waza kubwira ibyo abacyaba batsobe n'ibiki, n'abakibifite ni bake nabo twibaza uburyo bazi n'ubwoko bwabo. Nka ushaka kutabuze, nanjye simbuze. Ntabwo nzinge bwo ngo biriya by'abacyaba n'ibiki n'abasinga n'abakibyose. Ntabwo nze bwoko bwanjye. Hari igihe uzajya ubivuga umva umwana wawe guharamba kubaza ate ibyo ni ibiki, umusobanurira ko yongera kubaza atari kubyumva. Ubwo ni iby'abacyaba.
cyangwa n'uyu munsi ntago tubifite muri twe ntago tubyubakiraho. Kera mu gihe hari igihe bavuga ngo abantu ntibashingira ariko ubu nta muntu bima umugeni bashingiye kuri ibyo, ahubwo wenda yamukwima ashingiye ku idini aho usengera, nabyo byaragabanyutse mu ikofi yawe, ibintu by'ikofi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Noneho rero hari n'ikindi gihe kigomba kuzagera wajya uzana ibintu by'ubututsi n'ubuhutu mu mwana akakureba, none ubwo umwana akabwira undi ngo nyine ngo ibyo bintu papa ari kuvuga ngo ni byawe ngo twize amateka ngo nyine ngo abantu ngo bigeze ngo kubyicira abandi, ugasanga za story zarashize. Ariko igihe abantu bagihari ari igihe senateri Vode yageze avuga ngo no ari ibintu ngabona ari nko gutokora ifuku, ngo ari abantu ngo kubakura ku bintu by'amoko n'inzangano z'amoko no kubakira ibintu ku moko no kumva ko bakora amashyaka ye. Ubu koko majya gukora ishyaka ryise MDR Parmehutu, ubwo Parmehutu yari ishyaka rya Gregoire Kayibanda. Bamuteye kudeta muri 2023 arazamutse ageze muri 92 yumva nta kundi yakita ishyaka uretse kuryitirira izina rya sebukwe Parmehutu, hafi gushyiraho ngo MDR Parmehutu Gregoire Kayibanda OG. Hari ibintu tugomba kubwira abasaza ngo ibi bintu ntitubikunda, nta nubwo muzabitugaruramo ngo mubidukururemo ngo twemere. Nimba munabifite mujye mubimira mubivugire mu bitanda by'iwanyu. Turashaka kuba umunyarwanda kanyarwanda tukaba umwe, turashaka gukorera hamwe. Nimba tunafite ibyo dupfa tukabipfa kuko wangiriye ku mugore, tukabipfa yuko wanurikije muri business amafaranga, twanarwana ariko ntibibe navutse kwa ntuza nge navutse ibyo by'amazuru bikaba ari ibintu utagomba kugira rero. So rero umuntu ushaka kongera gucamo ibice abanyarwanda no kubwira igice kimwe ngo ni kigiye gufata intwaro, none se ubu ko yabihamagariye abantu ngo abasore bave mu Rwanda ngo bajye mu mashyamba, karuko batabikoze ariko reka tubare iyo babikora bakajyayo. None se mumbwira nibiki ntuza damangiye abwiye abantu ngo bajye kuri presidence nabo tumufata nk'uwakoze ibidakwiye bigengwa n'amategeko, ko karukuri atari mu mbago za hano abahamagara abantu kujya muri FRN, we nitwagomba kumufata twabimuryoza se. None sibyo nabyo mbyita ubutwari nabyo. Ibyo Nahimana watubwiye ngo president yapfuye rero yakaba yaza. Wenda abazungu bagira ibintu badutereka hejuru ugasanga nyine dutegetswe kuvuga gutya kubera abazungu aribwo erega dukeneye kugira ngo ariko erega bari abimukira bagomba kuza. Ariko nanjye ngiye bari abimukira bagomba kuza mwana. Bagomba kuza ariko ngiye kuza kwabo hari igihe ushobora gusanga hari uko tugomba gutwara ibintu kugira ngo baze. Ariko nanone ukuri tugomba kubwira aba bajene no kubabwira ngo aba bantu bagomeye igihugu, aba bantu bari bashatse gusenya ibyatuvunnye kubigeraho. Ariko ngiye ku ruhande rwaye gato nubwo ntajya yijana kurindi impamvu uri ku ruhande uriho, uribuka muri covid Nahimana abwira abantu ngo perezida yapfuye, ese uzabyibagirwa imbaraga z'amagambo nimba wana mugani wawe mu mategeko. Niyo mpamvu buriya ngewe njya mvuga ngo bibuke yuko mu byaha damangiye aregwa harimo n'icyo kuba yaravuze ko umukuru w'igihugu yapfuye. So kuko na padiri yabivuze rero aza ku kibuga cy'indege ahubwo bazamubwira ati kandidatire yawe turi kuyibura yizane, mbese kuba tutayifite biri kutubangamira, wenda ziyamamariza hanze bazamwongoshyosha akihagera mwambika ipingu ati se ndazirike ati uzabaze damangiye icyo azira n'abapfuye cyangwa nawe genda Nahimana n'abapfuye. Ntabwo wasomye tweet yanjye yaravugaga ngo twagira mu Faustin kuba yapfuye Nahimana padiri Nahimana Thomas agasigara kuri njyewe urugamba rwacyakomereje nkaho nta cyabaye. Urumva ko tweet ndanayibuka nkabona kongera nkayandika. I feel it ntago ari ibintu nanditse hari umuntu umbwiye ngo byandike ndacyabifite mu mukuru w'igihugu abanzi bose wajya ubica b'igihugu kabanzi numva wawe umukuru w'igihugu wajya wica abantu benshi. None se ubundi utekereza yuko udashoboye kwica abanzi b'igihugu naba ngutora ngo ugire ute? Ariko Bibiliya iravuga nawe mbara abanzi b'igihugu nibo mvuze abanzi b'igihugu udashoboye kubica naba ngutora ngo bagire. Wewe waje nk'umupolitisiye sibyo, ariko urimo n'umwigisha mwiza y'ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana usengeye muroza gakira sibyo byaba byiza kuruta kumwica. Kubahindura byo rwose iteka tubategeye amaboko rega niyo mpamvu habaho umutobo.
ibyo nanjye nabishyiraho ariko nanone sinakubwiye ikindi nakubwiye ngo urasa mubabarira umucishe mutobo ariko ukoresha amagambo ucamo abantu ibice ese wari uzi ibintu bita state interest ibituma igihugu gitera ikindi gihugu ni ibintu bita state interest rero za buri gihugu hari ibintu ibihugu byose biratandukana ariko hari ibihurirwaho ku bihugu byose ikintu bita social cohesion ubumwe bw'abanyagihugu umva ukuntu article nimba ari ya 3 mu itegeko nshinga rya Espagne bavuga ntabwo nibuka nimba ari ya 3 ariko arije nigeze gukora research mbigwaho ariyo bakoresheje bajya gufungura urya mugabo wari washatse gufata Catalonia ngo yigira intara yigenga cyane baravuga ngo nihagira umuntu ushaka gutandukanya no gucamo ibice abanya Espagne uwo nguwo agomba kurwanwa nk'undi mwanzi wese amendment ya 14 muri constitution ya America ya United States of America ikavuga ngo umuntu ushimagiza biriya byitwari yavuze ngo bazarenda ngo nabantu b'abagabo ushimagiza umuteroriste n'izindi groupe paramilitaire donc groupe andi ma groupe yitwa gisirikare arasa kuri Amerika uwo ngo ntiyemerewe kwiyamamaza mu buzima bwe bwose wigeze abikoraho mu buzima bwe ntiyemerewe kwiyamamaza muri Amerika nk'umudepite ntiyemerewe ariko iyo batangiye kukwambura uburenganzira bumwe na bumwe nuko icyo kintu kandi ubwo bavuze ngo wigeze wenda uvuga ngo ngo sama ngo no mujyamanga shanga ni bogari nyine umuvugaho utuntu tumeze nka sympathisation gusempatiza nakanu kamera nka gatoya donc ufata umuntu gutyo nubango rero impamvu abantu bavuga ngo unity ubumwe bw'abanyagihugu ni national interest biravuze ngo ikintu ari national interest ukakibangamira icyo gihugu kiguha warning iyo icyo gihugu kiguhaye warning ukongera ukabirengaho kiratamika ibemereye kandi kikakurasa uko iyo niyo realite niko ibihugu bibaho niko birindwa kandi njyewe nta numwe mfite mideni ndifite mu banyarwanda bagomba kubaho bagasugira bagasagamba bagatera imbere bakagira amahoro n'impagariki n'amagara mazima wabuze inote akabazi ko nyuma y'imyaka 2 azazibona kuba twagira mu ngo yapfuye hari amahoro bijyande yongera ku banyarwanda kuyo bari bafite se abantu yari kuzarogesha abari amagambo ye ntago azongera kuyabarogesha icyo cyo I'm sure ibyo rero kumbwira ko nta nyungu ibirimo ubwo bamumbwiye ko nibyo yavugaga ntacyo byaduhombyaga kandi gifata kuri national interest unity ubumwe bw'abanyagihugu ntago rero cyane ubusugire deja kuko uhamagara abantu kujya muri referendum erega nuko referendum bande dizingegera ariko ubundi reka tubare referendum iramutse ifite imbaraga kabisa kubita agahamagara abantu kwijyamo bakanayijyamo niryo kubita bakaza bagakubita koko bikanakunda rero umuntu wagize uruhare mu kubahamagarira kumufata nkaho ari muwendre nje ntago ibyo bintu Mutabazi agishijwe inama twohereza indege ya Rwandeya ifate twagira mungu ashingurwe i Rwanda ashingurwe i Rwanda point yawe ugizwe umujyanama cyase umugishwa nama point yawe aho ngaho ni twabanza tukicara tukareba raporo contre tukareba point zose ariko ngiye kubabwira ngo bamuzane nababwira nti reka mbabwire impamvu tugomba kumuzana tumukorera imva tuyandikeho ngo ikigwari nkuko hari zo twandikaho ngo intwari tujye tubwira n'abana amateka ngo uyu mugabo yabaye ikigwari ibyo byose bigakorwa hagamijwe iki hagakorwa koherezwa yendege kazana erega amateka nawe yakoramo deba amateka bari amateka yabaye ikigwari ibyo ni amateka ntago yabihindura keretse nyine yabihindura kiri muzima akasaba imbabazi abanyarwanda none yarinze ava mu kadasabye imbabazi abanyarwanda abo yohereje mu mashyamba ya Kongo erega ukoresheje ijambo kuri kohereza abantu mu mashyamba ya Kongo niyo batagiyeyo barako bagiyeyo abo bantu woherejeyo wigeze wicara bavuga ati mwabana mwe mutahe mwubaka u Rwanda rwanyu erega kuzi ko abantu nk'abari yari gusanga baraheje abantu ishyanga
gusa ngana umuntu uhezeyo hariya kubera akunda kumva rukokomo buri uko agiye kuvuga ku ikondera libure niba ikondera buwate nta bariyeri yamuje kuza Kigali ariko ayo magambo ahora yumva agatuma atataha ngo yubakane n'abandi banyarwanda gukorera mu mahanga nta gihugu kitagira diaspora ariko abashinwa bakorera i Kigali nta nari muzumva ko bakorera i Kigali bavuga nabo Bushinwa bakorera i Kigali ariko ayo mafaranga bayohereza ajya kubaka mu Bushinwa bagamije inyungu z'igihugu cyabo bagamije inyungu z'Ubushinwa igihugu cyabo niyo diaspora twakabaye dufite ariko ibintu byo byabaye danje mutabaka ibyo ngibyo tubyiborere tubiveho wenda se bizagira uko bikorwa cyangwa se bazagira uko babikoraho nabyo tuzabivugaho nibagira uko bikoraho cyeka nibatubwira ati none ahangaho rwose ntago mwemereye kuhavuga cyagiye igikorwa bakatubwira atangaho oya ku ruhande rumwe iyo Tito yanditse iriya mvugo no kwena nandi gusobanura intekerezo zanjye kuntu zari zidevelope ariko nanone ntago iriya mvugo ya Tito ntago turayifata ngo tuyirengagize ni ya Dr Augustin yamuremye ntago turazirengagiza bituma tureba tukamenya wenda ko hari impamvu politike zituma ukibona zira mvugo ntago wahise uvuga uti nshobora kuba nakotoye zaba y'abantu babiri yamuremye Dr yamuremye ni na Tito ukibona bandika bakotinga bira bintu ntago bavuze uti nshobora kuba nakotoye ikintu Mutabazi mvuga uterekeza ko cyatuma immigrant batazi Kigali ariko bari abagabo ashobora kubivuga muri iyi njyana bikafekta deal y'Ubwongereza aho ngaho rero niho mvuga ngo nanjye ngize Tito kanshyira mu mwanya bamo cyangwa n'inshingano afite nuko isi mufata ikabihuza n'u Rwanda nge ntawamuza n'u Rwanda cyane ariko Tito ibyo yavuze bashobora guhita babisudira neza n'ibyo guverinoma yavuze ikindi kutanibajije kubera iki bitavuzwe n'umuntu uri muri guverinoma Dr Augustin yamuremye ntaga ari muri guverinoma cyane ntaga ari mu buyobozi mu buryo buractive Tito nawe hari urwego abamo ariko aho nshatse kwereka ngo muri politika abamo byinshi kandi bibamo mu nyungu z'abanyarwanda ndabyumva ndabyubashye ariko ku rundi ruhande vuga ngo Mutabazi wakotoye noze turi muri demokarasi demokarasi udatekereje uko utekereza ngo kandi ubwira abandi bantu ibyo utekereza ubwo yabikibaye demokarasi ntekereza yuko na Tito avuga biriya yarabizi ko abanyarwanda hari abandi banyarwanda batekereza ibindi gusa akavuga ati nk'umuntu w'umusaza bemera hari igihe naba convince rigima yanjye gusa nanone nta utabibona ko ari impamvu iri politiko kuvuga kuriye utaba katugushimire dushimire badukurikiye ibindi n'ubundi nagiye mbona hano ho hari byinshi sigaye bishobera abantu hano ntago ibyo kuvuga ni byinshi bizahora ni nabyinshi neze mbona abana bari gukora gigagiga harango ku kinamba ariko baba bigize ibyaha biriya bigize ibyaha ariko kuba tarafunza ababasheteye byambabaje cyane byakubabaje cyane utaba urakoze urakoze